muri uyu mugoroba tugiye kwiga impamvu Imana yaremye umuntu. Kuki Imana yaremye umuntu? Yamuremye ngo amare iki? Mwese muhagaze dusenge. Mana yacu dukunda, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Muri uyu mugoroba mushya, umugoroba utigeze kubaho kandi utazasubira kugaruka, ndagusaba ngo wowe ushobora byose utureme bundi bushya. Waremye umuntu ufite umugambi wo kugira ngo asohoze ubushake bw'Imana, ariko umuntu yemeye ubutware bwa Satani atandukana no kuyoboka Imana. Ndagushimira ko watanze Yesu ngatange byose, agarura uwazimiye, uhabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya tugiye kwiga impamvu waturemye, byaba ari mu gihe cy'irema no mu gihe cyo guhindurwa bashya ubwo uzaba ugarutse. Uyu munsi utureme bundi bushya ngo tuzabaho kukumvira iteka ryose kutagira iherezo, bisabye mu izina rya Yesu. Nababwiye ko iki cyumweru ari icyumweru cy'ubuhanuzi, none isomo ry'urufunguzo turarisanga mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 7. Ubutumwa bw'abamarayika batatu. Marayika wa mbere avuga n'ijwi rirenga, abwira amahanga yose, indimi zose, amoko yose, ati nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ubutumwa bwa marayika wa mbere buduha impamvu nziza yo kumva umugambi w'Imana mw'irema, kandi nibwo butera intebe ngo marayika wa kabiri abanahashyira ubutumwa bwe, kandi marayika wa kabiri aterera intebe ubutumwa bwa marayika wa gatatu, kugira ngo byose byongere guhishura umugambi w'Imana yaremeye umuntu. Hashize imyaka itari mike, umwe mu bacurabwenge intiti ikomeye yitwa Charles Darwin cyangwa se Charles. Uyu mugabo ari mu bakoze ubushakashatsi, agategura uburezi mpuzamahanga, rikaba isomo ryigishwa mu mashuri atandukanye bitewe n'ibyiciro abantu barimo bigamwo, ko yavumbuye ko Imana itabaho, kandi ko irema ritabayeho, kandi ko umuntu ataremwe, ahubwo umuntu yakomotse mu ihindagurika. Avuga ko iryo hindagurika ryatangiye mu kwihinduranya kw'isi, maze isi igera ubwo igira agasimba gato abandi bakita imbesire. Ariko nagira ngo babwire ko ngo kagiye kwidevelopa, kagera ubwo kaba inguge igera ubwo iba mu ishyamba itungwa n'ibimera, maze ngo igera ubwo yigana kugenda ihagaze, iravuga iti ngira amaguru n'amaboko, ariko n'uwagenda ahagaze byakunda. Akomeza kwigisha ko iyo nguge yageze ku rwego yiga gucura. Ikintu cya mbere yacuze ni umuriro mu buvumbuzi bwayo. Icya kabiri yabaye umucuzi ucura ibyuma, umuheto, icumu, umuhoto, icumu n'isuka. Ibyo bigera ubwo bimukura ku kuba umuhigi, ahubwo yiga guhinga, agera ubwabo umuntu natwe turimo. Mbese icyo gitekerezo muracyemera? Giciriweho iteka n'ibyanditswe byera. Adamu na Eva bakiva mu biganza by'Imana, itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 na 27 haranditse ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, agira ubutware bwo gutegeka iby'Imana yari yaremye. Amen. Imana ku munsi wa mbere yaremye ibyo yagombaga kurema, ariko ivuze biraba, itegetse birakomera. Itangiriro Bibiliya itubwira ko isi yari itagira ishusho, yari iriho umwijima nawe ugendagenda, umwuka w'Imana agendagenda hejuru y'amazi. Ariko Imana igiye kurema, maze ifata hantu hari umwijima, irangije ihashyira umucyo wayo. Imana ihabwa icyubahiro. Hirya yo gutandukanya umucyo n'umwijima, Imana yitegereza isi ku munsi wa kabiri, itandukanya amazi yo hepfo n'amazi yo hejuru, maze ahumutse haraboneka. Umunsi wa gatatu Imana imeza ahumutse ibyatsi n'ibiti by'amoko
wa kane Imana ishobora byose yaremye ibiva bitatu, izuba, ukwezi n'inyenyeri. Kandi ku munsi wa kane Imana yategetse ibyigenza biguruka mu kirere ndetse n'ibyiyogesha mu mazi. Umunsi wa gatandatu ari nawo munsi utangaje, Friday, Vendredi. Umunsi wa gatandatu tugendeye kuri Bibiliya, Imana irema umuntu ngo agire ishusho y'Imana, atwara iby'Imana yari imaze kurema. Imana ihabwa icyubahiro. Muri iriya mbonerahamwe nafishije hariya mureba, muri buze kubona ku munsi wa karindwi. Mu munsi wa karindwi murahabona kurabagirana kw'izuba, imbabazi z'Imana, urukundo rwayo, muhabona umusaraba. Mbese murawureba? Mu musaraba haraturukamo umucyo, kandi muri uyu mucyo uturuka mu musaraba nimwe duhishurirwa umugambi w'Imana mu irema. Imana iruhuka isabato imaze kurema, Imana iruhuka isabato imaze gucungura umuntu. Yesu aruhukira isabato mu gituro. Mbese kuki Imana yaremye umuntu? Umugambi wayo mu kumurema kwari kugira ngo akore iki? Reka twibutse ko iyi nyigisho ya Charles Darwin ikura abantu mu mugambi w'Imana wo kubarema n'irema ry'Imana itangira kwigishwa abana bakiri bato, incuke. Mu mashuri y'incuke abana batangira kwiga ibyo basangana nanjye barabaye ibihazi, bemera ko Imana itabaho, umuntu yakwica, umuntu yaguteka, yakurya uri mubisi, umuntu yakora igisasu kirimbuzi sakayubika. Uko niko bazakura bameze. Ariko ubutumwa bwiza bugomba kugarura abantu ku mugambi Imana yabaremeye. Haleluya. Imana ikirema Adamu yaruhukanye nawe isabato, kandi bigira ihame iramubwira iti ujye wibuka ko ari jye muremyi wawe. Kandi nta bundi buryo yashoboraga kwibuka ko Imana ariyo muremyi we keretse igihe gusa akoze mu minsi itandatu, ku wa karindwi akaruhuka isabato yibuka ko Imana ariyo muremyi w'inyoko muntu. Inyigisho y'ikinyoma ya Charles Darwin nzayigaruka muri iki cyumweru, nzayivuga mbahishurire byinshi, ariko uyu munsi ndashaka guhishura umugambi w'Imana mu kurema umuntu. Zaburi ya 33 umurongo wa 8 handitse ngo isi yose yubaha Uwiteka, amena. Abari mu isi bose bamutinye, kuko yavuze bikaba, yategeka bigakomera. Imana yaravuze biraba, itegetse bigira bite? Ihabwa icyubahiro. Kandi Imana yavuze bikaba, yategeka bigakomera. Niyifashe isi nk'umubumbe ndetse n'indi mubumbe mu kiganza cyayo. N'iyisi itegeko rituma yizengurukaho mu muvuduko w'ibirometero 1000 mu masegonda make, ariko nita umurongo kuko ari isi itegeko. N'iyisi, izuba, ukwezi n'inyenyeri bikumvira amategeko yayo. Mbese umuntu ntakwiriye kumvira kuruta ibyo byaremwe bidafite ubwenge. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 1. Ijuru n'isi birimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa karindwi Imana yari irangije kurema byose. Iyi ni inyanja, imigezi, amashyamba, izuba, ukwezi n'inyenyeri ndetse n'inyanja, imisozi, imigezi ihurura nk'amasumo. Umurongo itangije cya 1 umurongo wa 27. Imana mu mugambi wayo yari yaremye umuntu ngo agire ishusho yayo. Afite ishusho y'Imana niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Bibiliya yawe kandi Bibiliya yanjye reka iduhe guhishurirwa, kuko ibyanditswe bitubwira ngo aho gushurirwa kutari abantu babibyigenge. Iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yakoze. Imana ihumugisha umunsi wa karindwi, iraweza kuko ari Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Uko niko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo byaremwaga mu biganza by'Imana. Haleluya. Abavuga bati Imana yaraturemye, muzamura ibiganza. Imana ibaha umugisha. Nimwumve neza, Imana yaremye umuntu kandi mushyiriraho kuba umutware w'ibyo yaremye, ariko ngo mu isabato mu kuyiruhuka yibuka ko ari umutware utwara Imana, atari we Mana, atari we muremyi, ahubwo ari ikiremwa gishinzwe kumvira uwakiremye. Niyo mpamvu yamubwiye ngo mu buzima bwawe bwose ujye wibuka ko ari jye muremyi wawe, kandi agaciro ko kurema uzajya ukumva neza binyuze mu kuruhuka isabato. Rero Imana yaremye mu minsi 6, ku wa karindwi iraruhuka,
ibihindura itegeko ku biremwa byayo by'umwihariko umuntu. Iramubwira iti ugomba kujya weza uyu munsi mu minsi 6, uyu wo ndawikubitiye ujye weza ndawutoranya njye ubwanjye kugira ngo mukoreshe ibyejejwe. Abo naremye bagomba kuwukoramo imirimo yera. Imirimo isezerano Imana yagiranye n'abantu mu munsi w'isabato risa nirijya guhura neza n'isezerano ryo gushyingirwa hagati y'umusore n'inkumi. Basezerana kubana karamata, basezerana ubudahemuka. Nubwo abo bahemuka, umugabo wabwiraga umuhungu wabwiraga umukobwa ngo nguri sheri, nguri hani, nguri maso y'inyana, nguri karabo, ngo yuhani babi. Agahindukira akajya amubwira ngo uko gisa, ngo cy'urutwe rubi wagira ngo ni itafari rya rukarakara. Ariko ibyo byose nagira ngo mbabwire ko nubwo abantu bahemuka, Imana ntihemuka. Nihindura isezerano ryayo. Nubwo abantu bahindura amasezerano bagiranye n'abantu, iyo Mana idahinduka igereranya isabato n'isezerano umugabo ashobora kugirira umugore cyangwa umugore ashobora kugirira umugabo we mu gushyingirwa. Ubwo budahemuka bufitwe n'Imana yonyine. Nyuma y'icyaha abantu bose barahinduka, ariko Imana ntihinduka, ihabwa icyubahiro. Mariko igice cya 2:27, isezerano rishya. Yesu nk'umuvugabutumwa, umukiza, umuremyi, umucunguzi, abwira b'igihe cye ati isabato yabayeho kubw'abantu, abantu sibo babayeho kubw'isabato. Haleluya. Imana yaremye umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana, niko yamuremye. Imuha ubutware bwo gutegeka ibyo yaremye, ngo akore muri ibyo Imana yaremye mu minsi 6, ariko kuwa 7 agira ati kuwa 7 aruhuke. Yesu ati isabato yabayeho ngo abantu bayiruhuke, abantu sibo babayeho ngo bagenze isabato uko bashaka. Nshuti zanjye, nicyo gituma umwana w'umuntu Yesu ni umwami w'isabato nayo. Niba wemera ko Yesu ari umwami wawe, wemere kandi n'umwami w'isabato. Niba wemera ko Yesu yaremye mu minsi 6, ukwiriye no kuruhukana nawe isabato y'umunsi wa 7. Imana yongera kugarura ubutware yaremanye umuntu mu baremwe bayumvira, ariko igahishura ubwo butware ko mu mategeko 10 y'Imana hari itegeko rimwe ryifitemo ubwo butware buranga Imana nk'umuremyi, buranga Imana nk'umucunguzi, kandi buhishura umugambi Imana yari ifitire mu muntu kwari ukugira ngo ayiramye. Agira ate? Ayumvire by'umwihariko mu kuruhuka isabato, ngahishurirwe umugambi w'irema, umugambi wo gucungura, umugambi wo kuvana umuntu mu isi ngazabane n'Imana iteka ryose. Ibi umuntu abushije intego kuri ibi tumaze kubona, ahinduka usimbuza Imana ibigirwamana, inka mu gishushanyo gisengwa nk'ikigirwamana, n'ibindi abantu bihimbira ngo bibe uburyo bwo gusenga. Niyo mpamvu Imana yatoranije Abisirayeli ibavana mu gihugu cya Egiputa ngo ibagire ubwoko bufite umwihariko. Mbese murabyibuka ibitangaza byabaye Imana irema, ikavuga bikaba yategeka bigakomera. Nibyo byabaye bakura muri Egiputa, bigeze ku nyanja itukura, Imana itegeka inyanja irayumvira, inyanja irakama. Ahari inyanja hahinduka inzira y'amaguru, abana b'Imana barambuka. Bageze mu butayu mu myaka 40, Imana yabagaburiye manu ku manywa na nijoro. Imana ihabwa icyubahiro. Kuva 16:4 handitse ngo maze Uwiteka abwira Mose ati dore nabavubira ibyo kurya biturutse mu ijuru, iminsi yose abantu bazagiye basohoka bateranye iby'uwo munsi, kugira ngo mbagerageze yuko bitondera amategeko yanjye cyangwa se batayitondera. Kandi kuwa 7 abantu bazagiye baruhuka. Kuwa kangahe? Kuwa 7 bazagiye baruhuka, ariko nawe baruhuka isabato atayiteguye, ahubwo ku munsi wa 6 bateranye imitsima y'iminsi 2. Buri munsi kuwa mbere w'isabato bagombaga gutoragura imitsima y'umunsi umwe, kuwa 2 imitsima y'umunsi umwe, kuwa 2, kuwa 3 imitsima y'umunsi umwe, kuwa 4, kuwa 5, byagera kuwa 6 Friday, Vendredi, umuntu agatoragura ibyo ari buryo uwo munsi akabyongeraho ibyazarya ku isabato, kuko uwo munsi bagombaga kuruhuka. Ntihagira ujya mu
mu gasozi gushaka ibyarya. Haranditse ngo kandi kuwa gatandatu bazajya bateranya bategura ibyo bajyana iwabo bihwanye n'ibyo bajyaga bateranya bya buri munsi, ariko kuri uwo munsi babigira inkubwe ebyiri, iby'uwo munsi n'ibyo bazakoresha ku isabato. Kuva 16:6 handitse ngo Mose na Aroni babwira Abisirayeli by'Imana yababwiye bati nimugoroba niho muri mumenye yuko Uwiteka ari wowe wakuye mu gihugu cy'Egiputa. Nuko bararyama, bukeye bategekwa kujya gushaka amano. Kuva 16:21 handitse ngo bakajya babiteranya uko bukeye, umuntu wese agatoranya umubare uhwanye n'imirire ye. Nibyo izuba bamara gutoragura ibyo barya, ibisigaye mu gasozi izuba ryava bikayaga ntibabibone. Umugambi w'Imana kwari ukugira ngo batazagira umururumba, umuntu akajya ateranya agahunika. Yagombaga kujyana ibihwanye n'ibimuhaza uwo munsi. Ibimuhaza ryari? Abanyuma muzamura ibiganza, Imana ibahe umugisha. Nimwumve byanditswe kuwa gatandatu ariho Friday Vendredi. Kuwa gatandatu bateranya ibyo kurya bingana kabiri n'ibyo bajyaga bateranya. Ingero ebyiri za Omeru. Abakuru b'iteraniro ry'Abisirayeli baraza babwira Mose ko babikoze, kandi ko ibyo bazarya kuri uwo munsi n'ibyo bazarya ku isabato babitunganije. Mose arababwira ati nibyo, Uwiteka yavuze ati ejo uzaba umunsi wo kuruhuka. Ni isabato yerejwe Uwiteka. Ejo uzaba umunsi wo kuruhuka, ni isabato yerejwe Uwiteka. 23 Mose arababwira ati mwotse icyo mushaka kotsa, muteka icyo mushaka guteka, ibisaze mu bibike birare bizageze ejo mu gitondo. Nuko umurongo wa 25 Mose arababwira ati uyu munsi murya ibi, ubwo ni ku isabato, kuko none ari isabato y'Uwiteka. Uyu munsi nuwajya mu gasozi ntabyo yabonayo, kuko Imana yabahaye ikiruhuko. Yabavanye muri Egiputa bataruhuka isabato, ibajyana mu butayu ngo bahigire kuruhuka iki? Isabato. Ya sabato Imana yahaye umuntu igicumuro kitarabaho ngo ayiruhuke. Abisirayeli bamaze gucungurwa bahawe kuyiruhuka bageze mu butayu. Imana ihimbazwe ngo yongera kugarura muri bo wa mugambi yari yararemeye Adamu. Imana ihimbazwe. Nimwumve kuva 16:26 mu minsi 6 mujye mubiteranya, ariko wa karindwi ni isabato. Kuri uwo munsi wa karindwi ari wo sabato. Nibizaboneka mu gasozi. Nibyo nibizaboneka hehe? Hari inkozi z'ibibi muri icyo gihe zavuze ngo ibya Mose nta wabyishinga, maze ku isabato zinanirwa kujya mu materaniro, ziriruka zijya mu gasozi zirahurumba ngo zibone amanu. Ntayo zabonye. Ibyanditswe biravuga ngo bamenyesha Mose ibyiza Mose bibi, maze Imana itangaza urupfu rwabo, babashyira ku karubanda, babatera amabuye barapfa, ngo babere abandi akabarore. Uyu munsi ndabwira abadiventiste umunsi wa karindwi ngo niba warahamagariwe kuruhuka isabato, ukaba uzi neza ko Imana yavuze bikaba yategeka bigakomera, iyategetse ibyo ntihinduka. Niwibeshye. Uyu munsi dufite abanyeshuri baraha muri segonderi, mugiye kuva muri segonderi mujye muri kaminuza, mwari muri Sapage ndetse na college de Gitwe, mwiga mukaruhuka isabato. Bamwe muri mwe mumaze kwa prayinga mukabona amashuri ahenze muri za kaminuza. Hari ibyo isi imirwaniriza b'Imana birimo no kwiga ku isabato no gukora ku isabato. Bamwe kubwo kutazirikana isezerano ry'Imana bazakora cyangwa baranakora, baziga cyangwa baraniga ku isabato, ariko ibyanditswe biravuga ngo nta mugisha bazigera bahabwa mu byakozwe kuri uwo munsi. Imana izabigusha urunyo biborere mu maboko yabo, kandi n'ababikora banenze ku itegeko ry'Imana bazi, nabo ubwabo bazabora nta kuzuka. Bifurije kuba maso mu izina rya Yesu. Nta mugisha uzigera ubonekera mu kwica itegeko naho ryaba rimwe mu mategeko 10 y'Imana. Kuva 16:28 Uwiteka abwira Mose ati ako gasuzuguro babwira uti muzageza hehe kwanga kwitondera isezerano itegeko ryanjye n'ibyo nategetse. Umva uko handitse, dore ubwo Uwiteka bahaye isabato, nicyo gituma azajya baha kuwa gatandatu Vendredi Friday imitsima y'iminsi 2. Umuntu wese ku isabato aguma aho ari, ntiyakagira umuntu uva aho ari ku munsi wa karindwi ngo ajye guhurumba, ajye ku ishuri, ajye ku isoko, ajye guhinga.
umurimo muzemererwa gukora ntuzanira abandi inyungu, by'umwihariko umurimo mwemerewe ntuzanira abandi iki? Uzanira abandi iki? Niba uhagurutse uvuye mu rugo uje gusenga ku isabato ugahura n'umuntu wakoze impanuka, muha ubutabazi bwihuse umugeze ku kigo nderabuzima. Niba hakiri amasaha uze gusenga, nunagumana nawe kugeza ubwo ukurikirana ubuzima bwe, mu ijuru imbere y'izina ryawe bazandikaho ko waruhutse isabato. Abavuze amena ni bake. Niba hari umuntu ugukeneyeho ubutabazi ukaba ufite moto, imodoka cyangwa igare, ngereza umurwayi kwa muganga, umubyeyi waje agiye kubyara, mfasha umugeze ku bitaro, ukuriye kubikora unezerewe, ntiwinube ngo bagukoresheje ku isabato, kuko iyo ni imirimo ifitiye abandi iki? Inyungu. Kandi ibi bikwiriye kumvikana, umuntu wese aguma aho ari, ntihakagire umuntu uva aho ari ku munsi wa karindwi uretse umurimo ufitiye abandi akamaro. Undi murimo wa kabiri twemerewe ni umurimo w'inda. Umurimo w'iki? Umurimo w'iki? Kuko umuntu agizwe n'ibyarya n'ibyanywa. Ku isabato Imana yabateganirije ibizabatunga, ihabwa icyubahiro. Mu byo twakoze mu minsi 6 hakwiriye kuvamo ibidutunga ku munsi w'isabato n'igihe tutakoze. Mbese abizera Bibiliya bari hano muvuga muti Imana iduha imbaraga zo kuzuza ibyo. Muzamure ibiganza. Imana ibaha umugisha. Yari ndahiro mukoze. Nuko kuwa karindwi abantu bararuhuka. Amen. Imana igarura ryahame yujuje ubwo yari maze kurema isi ngo Adamu asohoze ibyo gukiranuka. Bari mu butayu bwa Sinayi, igice cya 19:5, Imana ibaha isezerano rikomeye iti, none nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye muzambera amaronko. Amen. Mbatoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari iyanjye. Mbese abanejejwe nuko Imana ibatoranije mu mahanga yose yo ku isi ngo babe ubwoko bwayo. Ariko rata reka mbabaze, kwitwa mwene kanaka ntibijya binezeza abantu bakanabyirata. Umuntu akajya agenda mu nzira yiduna ngo papa afite imodoka, ngo papa ngo ni muyobozi, ngo papa ngo nyine ukumva hari n'abakiri ipfunwe bakaba badashaka kugaragaza ko ari aba runaka kubera ko aho ngarukiye. Ariko ninde biteye ipfunwe kwitwa umuhungu cyangwa umukobwa w'Imana? Nibwira ko nawe wazamura ikiganza. Umva ko Imana ikuvugaho mu isezerano iguhaye uyu mugoroba ngo none nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye. Iri sezerano ry'Imana ni amategeko 10 y'Imana, harimo n'itegeko rya 4 ry'isabato. None nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye muzambera amaronko. Mbatoranije mu mahanga yose yo mu isi kuko isi yose ari iyanjye. Kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bw'abera. Ayo aba ariyo magambo ubwira Abisirayeli. Ngira igisezerano Imana yari haye Abisirayeli. Aha Imana yababwiye kubamba ihema ari ryo buturo bwera. Nuko iri hema bagombaga kujya bazinduka buri gitondo na buri kigoroba kuhahurira n'Uwiteka. Ariko ku isabato bakagirira ibihe byihariye byo kwizihiza guhura n'Imana kuva mu gitondo kugeza nimugoroba basabana n'umuremyi wabo wo mu ijuru. Yabigaragarizaga mu nkingi y'igicu n'inkingi y'umuriro, kandi binyuze mu bitambo byatambwaga mu gitondo na nimugoroba byasuraga Mesiya y'uzaza ngo yongere gusubiza ibintu mu gaciro, kuko amategeko y'Imana yishwe adashobora gukomezwa n'umuntu wishe itegeko cyangwa wanze Imana. Yagombaga kuzurizwa muri Kristo, ndetse n'itegeko rya 4 ry'isabato ngo Kristo aryuzurize muri we, ahinduka isabato y'abamwizera mu buryo bw'intekerezo mu mutima, atubera ubuhukiro bwa none ubw'ejo ndetse n'ubw'iteka ryose. Kandi avana amategeko ku bisate by'amabuye ayashyire mu nda mu mitima yacu. Nuko rero mu mategeko 10 ahagaragara nk'isezerano ry'Imana, itegeko rya 4 rifite umwihariko. Riravuga ngo wibuke kwaza umunsi w'isabato mu minsi 6 y'ukora, abari gukora imirimo yawe ngana iki? Ariko wa karindwi no sabato y'Uwiteka Imana yawe ntukagire umurimo wose uwukoraho. Wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umushyitsi waraye iwanyu, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeye ijuru n'isi n'inyanja
n'ibintu byose akaruhuka ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. Iri ni itegeko rya kane mu mategeko 10 y'Imana. Iri ni itegeko rigaragaza ubutware bw'Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'iki n'amasoko. Bavandimwe, Yesu asobanura isabato nk'irembo rifunganye kuba mwizera, kuko uyu munsi abantu ibihumbi byinshi irembo banze kurinyuramo. Baravuga bati tuzajya mu ijuru tutaruhuka isabato, tuzajya mu ijuru tudakomeza amategeko, kandi isabato ni ikiri ngombwa. Yesu atubereye byose. Nta muntu Yesu yabera byose ngo amwime amubuze kuruhuka isabato, kuko igihe Adamu Imana yari mubereye byose yamuhaye n'itegeko rya kane ngo yibuka ko Imana ariyo muremyi we, Imana ihimbazwe. Nshuti zanjye, nimwumve isezerano ry'Imana uburyo ryigarukamo mu gihe cy'Abisirayeli. Yesaya igice cya 58 umurongo wa 13 handitse ngo umaze kumenya ko wayobye, umaze kumenya ko watandukanye n'Imana, Yesaya aratanga inama muri iri somo ati nuhindukira wirinde ntukandagire isabato, wanga gukora ibyo wishakiye ku munsi w'Imana wera, ahubwo wita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka uwita uw'icyubahiro, uwubahe ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugira ibyo ushaka ku bwawe, nuko uzishimira Uwiteka. Uzishimira Uwiteka. Ibyo bitabaye, abantu bafite indi Mana basenga atari Imana yaremye ijuru n'isi, atari Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja, atari Imana yatanze Yesu ngo acungure abantu. Ibyo bitabaye, abantu bafite irindi yobokamana ritari iyoboka Uwiteka, ritari uburyo bwa Bibiliya nk'uko tuyifite kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe. Nshuti zanjye, nagira ngo dusubire kuri Yesaya 5:6 umurongo wa 6. Yesaya 56 umurongo wa 6 nimwumve. Hano Imana hatanga isezerano ryo muri ubu buzima, ariko igahishura ko ritwerekeza mu buzima bw'iteka ryose. Umuntu wese akwiriye kweza isabato ntayice. Haleluya. Umuntu ungana iki? Umuntu ungana iki? Uhereye ku mugabo cyangwa umugore, umusore cyangwa inkumi, umukecuru cyangwa umusaza. Imana iguha isezerano ku murongo wa 7 ngo abo nzabageza ku musozi wanjye wera, mbanezereze mu nzu yanjye y'urusengero. Amen. Mu nzu yanjye y'iki? Urwo rusengero aho rwaba ruri hose, umuhano wabo baba wose, waba uwo kwa ministry, waba uwo kwa depite, waba uwo kwa meya, waba uwo kwa gitifu, waba uwo kwa muyobozi w'isibo n'ahandi, ukwiriye kumenya ko isabato yageze, ukabahagaritse byose, ukazamuka ku isabato ukaza mu rusengero rw'Uwiteka. Habakuki igice cya 2 umurongo wa 20 haranditse ngo ariko Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, isi yose turize imbere ye. Haleluya. Nagira ngo nibutse umuntu utagiza mu rusengero ku isabato ku mpamvu iyo yose yategekwa n'isi ko bw'agahato ishyiraho abantu, yategekwa n'umufiteho ubushobozi kuko nabyo bibaho. Iyo mpamvu irapfuye, inyugushure nira igobotora uva mu biganza bya Satani uze mu biganza by'Imana. Imana iragwisezerano ngo niwemera kuza ukaruhuka isabato, nzakugeza ku musozi wanjye wera, nzaguha umunezero mu rusengero rwanjye rwera, Imana ihimbazwe. Yesaya 5:6 umurongo wa 7 niho tukiri. Imana irakubwira ngo kuko inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. Amahanga angana iki? Reka mbabwire, nitwemera ubutumwa bwiza tugahinduka, abatubonye bakabona Yesu, ntabwo uru rusengero rwamara imyaka 3 rukira harungana rutya, rwakaguka rukaba katedrali, abantu bakajya baza bakuzura, kuko abatuye kuri uyu musozi nta n'uru rusengero bakwemera kujya muri ururuhuka isabato. Uretse urusengero rwanditseho Yesu n'amategeko 10 y'Imana, kandi rukaba ruriho ibendera ryanditsweho ngo isabato y'umunsi wa kangahe? Wa 7. Kuko inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Aha ni mwumva iki byanditswe byara bivuga. Isabato yabayeho kubw'abantu, abantu sibo babayeho kubw'isabato. Kuva 20 umurongo wa 10 handitse ngo ariko wa 7 ni isabato y'Uwiteka Imana yande? Uwiteka Imana yande? Abantu bemera ko Uwiteka ari Imana yabo muzamura ikiganza. Kuva uyu munsi mutegetswe kujya muruhuka isabato mu izina rya Yesu. Matayo 12 umurongo wa 8 Yesu ati kuko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato nayo. Abemera ko Yesu ari umwami wabo muzamura ikiganza. Burya niba Yesu ari umwami wawe, emera ko ari
n'umwami w'isabato. Ubwo rero Yesu mwubaha, ubahe n'isabato kuko nayo yayigushyiriyeho, kuko ari umuremyi wawe. Ibyahishwe igice cya 10 handitse ngo ku munsi w'umwami. Yohana ahabwa amakuru y'ubuhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuwe hari ku munsi w'umwami. Uyu munsi w'umwami witwa isabato. Ese murimo muranyumva? Nyamara Satani arimo ararwanya inkundura ngo iri jambo umunsi w'umwami aryita umunsi Yesu yazutseho ari wo munsi wa mbere w'isabato. Icyo ni kimwe mu binyoma Satani akoresheje inkubiri ikomeye mu bayobozi b'amadini barimo guhuza n'imbaraga z'isi. Ndabibutsa ko amavuno yacu afite insanganyamatsiko ivuga ngo itera Satani yateye bose kumva ko isabato itakiri ngombwa. Nyamara ibyanditswe biravuga iki? Ezekiyeli igice cya 20:20 handitse ngo kandi mujye mweza amasabato yanjye abikimenyetso hagati yanjye namwe. Ijambo amasabato risobanurwa rite? Ijambo amasabato bivuga ko niba ejo hari ku isabato umuntu wayiruhutse aribwo bwa mbere. Mu bitabo byo mu ijuru handitsemo ngo aruhutse isabato ya mbere kuva avutse. Mwabyumvise? Ku isabato nagaruka bazandika ngarutse amasabato angahe? 2. Nagira imyaka 10 bandika amasabato yo mu myaka 10 maze bihindura izina bibe bitakiri isabato byitwa maki amasabato. Nshuti zanjye nagira ngo mbabwire ko Ezekiyeli avuga ibi yashuraga umugambi w'Imana, kandi mujye mweza amasabato yanjye abikimenyetso hagati yanjye namwe, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Umurongo wa 12 kandi Imana ivugira muri Ezekiyeli iti maze kandi mujye mbaha n'amasabato yanjye ngabikimenyetso hagati yanjye nabo, kugira ngo bamenye yuko ari cyo Uwiteka ubeza. Kwezwa kuvugwa na Bibiliya ntigushoboka mu muntu utaruhuka isabato. Kwezwa kuvugwa na Bibiliya ntigushoboka ku muntu wica naho rya bitegeko rimwe mu mategeko 10 y'Imana. Kwezwa nyakuri wishura umugambi w'Imana mu kuyumvira kumaramaje, kutagira akadobo, akabago cyangwa inyuguti gatakaza, kuko wavuze ngo ntukice, wavuze ngo ntugasambane. Nyamara umuntu aravuga ati iby'isabato ntacyo bitwaye, ari umuyobozi w'idini mu rusengero rw'iwabo usamanye bakamutenga. Ariko se muzabambarize ngo uwice isabato mumuhanisha iki? Nusambana bazamureke, kuko wavuze ngo ntugasambane, niyo wavuze ngo wibuke ko umunsi w'iki. Niba uwasamanye bamuhana mu idini, kuki uwica isabato adahanwa? Ubwo itegeko rya 7 ryo rirahari kuryica n'icyaha, ntugasambane. Ariko irya 4 rivuga ngo wibuke ko umunsi w'isabato, kuryica si icyaha. Ubwo itegeko rya 7 ryo bemera ko ririho, ariko itegeko rya 4 ryo ntaryiza gute? Ntaririho. Ibyo ni ugukora kwa Satani kwihandagaje. Nibuke Imana yaremye umuntu ngagira ishusho y'Imana, kandi atwara iby'Imana yaramye, kandi yibuka ko Imana ari umuremyi we, asabane kandi yishimire mu Mana ku munsi w'isabato. Yesaya 66:22 handitse ngo nk'uko ijuru rishya n'isi nshya ibyo nzarema bizahora imbere yanjye, niko Uwiteka avuga, nuko niko n'urubyaro rwawe n'izina ryawe bizahoraho. Icyitonderwa, mwibuka ko mu gihe twitoza kubaha Imana turi mu isi, turuhuka isabato ku munsi wa 7, bidutegurira kwinjira muri wa mugambi Imana yaremeye umuntu ngo ajye akora mu minsi 6, ku wa 7 agira ate? Kandi abana n'Imana muri Edeni itagira igicumuro. None icyaha cyatandukanije umuntu n'Imana. Si ibyo gusa, icyaha cyatumye umuntu yica amategeko y'Imana bahatumvira Imana. Ariko igihe icyaha kizaba gitsembwe burundu na shebuja arimbutse, Imana abayizeye bakayiringira izongera kubagaruramo wa mugambi yaremeye umuntu. Igihe yaremaga umuntu ngo agire ishusho yayo, yifuzaga kugisabana n'umuntu binyuze mu bikorwa bye bya buri munsi. Ariko ku munsi wa 7 ngo rero sabato hakaba umwihariko w'umuntu n'Imana. Uwo mwihariko w'umuntu n'Imana ni uwuhe? Ni ukuruhukana nayo, ni ugusabana nayo, yibuka ko Imana ariyo muremyi we. Amena. Rero igihe icyaha kizaba gitsembwe, umuntu agahabwa gucungurwa burundu mu ijuru. Hehe, mu isi nshya tuzahabwa kujya turuhuka isabato dusabanye n'umuremyi iteka ryose. Niyo mpamvu Yesaya 5:20 handitse ngo nk'uko ijuru rishya n'isi nshya ibyo nzarema bizahoraho imbere yanjye, niko Uwiteka avuga, niko n'urubyaro rwawe n'izina ryawe bizahoraho.
umurongo wa 23 Imana iti igihe kizaza, igihe mw'isi nshya, uhereye ku isabato ukageza uhereye ku mboneko z'ukwezi ukageza ku mboneko z'ukundi, no guhera ku isabato ukageza ku yindi, abantu bose bazajya baza gusengera imbere yanjye, ni ko Uwiteka avuga. Itangazo, 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 itangazo. Umuntu utaruhuka isabato ari mu isi nta nubwo azajya mu ijuru, kuko abantu bazajya gukorera ibyo bitozaga bari mu isi. Ababyumvise muzamura ibiganza. Ritangaza mu ryumbe, mugende muri bwirana mu mayira ngo umubwiriza yadusomeye muri Yesaya 56:23 ngo abantu bose mu ijuru mu isi nshya bazajya baza gusengera imbere y'Imana ku munsi w'isabato. Haleluya, haleluya. Menye mutabyumvise, nta muntu uzajya mu ijuru, abazajyayo n'abitoza kumvira Imana bari mu isi binyuze mu kumvira amategeko yayo yakuwe ku bisate by'amabuye, binyuze muri Yesu. Imbabazi ze zigatuma yandikishwa inyuguti y'umwuka mu bitekerezo, mu mutima, mu nda ze. Yatanze ibihamya by'agaciro n'uburemere by'isabato agihumeka. Aje i Nazareti yarerewe inde? Aje i Nazareti yarerewe ku munsi w'isabato, yinjira mu isinagogi nk'uko yaramenyereye. Yesu ageze mu rusengero ku isabato arahagarara ngo asome. Mbese murabyibuka ko Imana imaze kurema umuntu ari wa Adamu yaruhukanye na isabato? Umva ibi, kuva kuri Adamu kugera kuri Mose, kubaha Imana kwari mu mitima y'abayiringira kwabateraga kuruhuka n'isabato n'Uwiteka buri munsi wa karindwi w'icyumweru. Kandi kuva kuri Mose n'Abisirayeli kugeza ku ivuka rya Yesu, abubahaga Imana baruhukaga iki? Isabato. Kandi kuva kuri Yesu kugera ku ntumwa ya nyuma ariwe Pawulo, ariwe nde? Abigishwa n'intumwa baruhukaga iki? Isabato. Reka tugire ibyo duhishura gato, mwumve icyo Bibiliya ivuga. Matayo 12:12, ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo igice cya 12 umurongo wa 12 handitse ngo amategeko ntabuzanya gukora neza ku munsi w'isabato. Amen. Mbese nari nabivuze ibisimba igarukaho. Aha Luka igice cya 23 umurongo wa 54, Yesu aruhukaga isabato akaba umukiza w'abantu mu minsi 6 no kuwa karindwi akabakiza. Bigeze ku munsi wo kubambwa, mwumve Yesu igihe bamusangaga mu murima w'imizeti i Getsemani apfukamye arimo asenga, bakamufata bagatangira kumukubita bakamubabaza. Babikoze ariko umunsi wo kwitegura isabato yenda gusohora. Harya muribuka ko Imana yaremye umuntu ku munsi wa gatandatu ari wo munsi bitegura mu isabato? Abo twagendanye muzamura ibiganza, nibyo uko niko kuri. Mu mugambi w'Imana mu kurema yaruhukanye n'umuntu isabato, kandi mu mugambi w'Imana mu gucungura umuntu nanone umunsi yaremeweho niwo munsi Imana yamucunguriyeho. Hari ku munsi wo kwitegura isabato yenda gusohora ubwo Yesu yadupfiraga. Nuko Yesu arabambwa, Yesu arahambwa, Yesu bajya kumuhamba. Nuko abagore bavanye na Yesu i Galilaya bamukurikiye, babona imva ye n'intumbi yuko bihambwe, basubirayo batunganya ibihumura neza n'imibavu. Kandi ku munsi w'isabato bugorobye bararuhuka nk'uko byari byarategetswe. Bararuhuka nk'uko byari byarategetswe. Nshuti zanjye, aba n'abigishwa, intumwa, aba baruhukaga isabato, ndetse Yesu atarapfa amaze no gupfa baruhuka isabato. Kuva 24 umurongo wa mbere baruhuka isabato. Ku isabato ntibagira umurimo bakora. Nuko kuwa mbere w'iminsi 7 kare mu museke bajya ku gituro bajyanye bya bihumura neza n'imibavu batunganije. Amen. Bajya hehe? Kuwa mbere w'isabato mu gitondo ari uyu munsi turimo. Uko niko ibintu byakurikiranye. Igihe Yesu yari amaze gupfa ari ku musaraba, bagiye kumuhamba isabato itaratangira. Yesu bamaze kumuhamba isabato iratangira. Abamuhambye n'abagore bari inshuti ze bamuririra basubirayo. Nuko baruhuka isabato. Yesu aruhukira isabato mu gituro, nabo bayiruhukira mu ngo zabo. Ariko kuwa mbere w'isabato kare mu gitondo, dore uko ibintu byakurikiranye. Kuwa mbere w'iminsi 7 kare mu museke bajya ku gituro bajyanye bya bihumura neza n'imibavu batunganije, basanga Yesu yazutse. Haleluya. Byakurikiranye bite? Umva,
gatatu hariho Friday Vendredi, umunsi wo kwitegura, niwo Yesu yabambweho, kandi uwo munsi niwo Yesu yahambweho. Maze ku munsi wa karindwi ariwo Sabato, Yesu aruhukira isabato hehe? Aruhukira isabato hehe? Mu gituro. Kandi mwibuka ko isabato Yesu yaruhukiye mu gituro, niyo sabato Yesu yaruhutse amaze kurema umuntu. Haleluya! Nimwumve, ku wa mbere w'iminsi 7 Yesu arazuka. Handitse ngo marayika uvuye ku Uwiteka aramanuka, abirindura igitare kirabambara, azura Yesu. Yesu aba mu gituro ari umuneshi, ahagarara afite imbaraga zirusha urupfu imbaraga, abwira igituro n'urupfu n'ikuzimu ati mfite imfunguzo z'urupfu, mfite imfunguzo z'igituro, ninjya kuzuka n'ubugingo nyizana naho yaba yarapfuye azongera abeho. Imana ihabwa icyubahiro. Nshuti zanjye, nagira ngo babwire ko umwami wacu yarazutse. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 19 umurongo wa 30 haranditse ngo igihe yari ku musaraba, amwe mu magambo akomeye yavuze harimo rimwe ry'ingenzi rivuga ngo birarangiye. Haleluya! Umurimo yakoze mu minsi 6 agasoza irema aruhuka isabato, yawukoze asoza acunguye umuntu. Kandi amaze gucungura umuntu, umwuka urahera, acungura umuntu muri iri jambo rivuga ngo birarangiye. Uwo naremye ndamucunguye, uwo naremye ngize nte, uwo naremye ngize nte, ndamucunguye. Imana ihabwa icyubahiro. Nimwumve ibi. Yesu igihe yavugaga ngo birarangiye, yaravuze ngo Satani yibye umuntu, atwara ubutware bwari ubwanjye n'umuntu, none ubwo butware umugaruye binyuze mu kumupfira. Haleluya! Ubwo butware nabuhaye umuntu binyuze mu irema ngo ajye yubaha nk'umuremyi we, kandi aruhuka isabato. None maze kurema naruhukanye nawe isabato, kandi maze kumucungura ngiye kuruhukana nawe isabato mu gituro. Yesu aruhuka isabato ari mu gituro, ariko ku munsi wa gatatu Yesu agira ate? Arazuka afite ubutware bwose. Igituro cye kirimo ubusa, imva ye irarangaye, ntabwo akiryamye mu mva ya Yosefu. Murabisoma mu gitabo cyitwa Wifuza ibihe byose, cyigisho gifite umutwe uvuga ngo mu mva ya Yosefu. Haranditse ngo imva ya Yosefu irarangaye. Haleluya! Umwami wayihambwemo yarazutse. Haleluya! Yagize ate? Yagize ate? Uyu munsi, uyu mugoroba, uwazutse yasubiye mu ijuru, kandi afite ubutware mu buryo bwa mwuka bwo kuba mu mitima y'abagabo n'abagore bamwizera, ari umwami, umukiza ndetse n'umutangabugingo. Uyu munsi ahagaze ku rugi rw'umutima wawe akomanga ngo numva ijwi rye ugakingura yinjire mu mutima wawe. Umunsi wo kwibuka, iki gitabo cyanditswe n'uwitwa George Vandam, akaba umwe mu bahanga bakomeye. Yaranditse ngo twakwakira dute ibyo abayoboke banga gusuzugura amasaha yeshejwe kandi bagamije gukora ibikorwa by'urukundo? Twakwakira dute kumubona apfira ku musaraba, kuko itegeko ritashoboraga gusibanganywa, bona nubwo byajyaga gukiza ubugingo bwe? Twaba tumurikirwa dute n'umucyo uturuka i Kalvari, kandi tuvuga ngo ngo umunsi wose umuntu yasengaho ngo byose ni kimwe, ngo byose ni iyo ni imvugo ituruka mu mbaraga zirwanya Imana, arizo mbaraga zikuzimu, zivuga ngo byose ni kimwe, ngo umunsi wose waruhukaho, ngo rwose ngo wakomeza amategeko utayakomeza, ngo igikuru ni ukugira Yesu. Nagira ngo mbabwire ko baba binyuraguramo. Aha, wibuke ko waremye ijuru n'isi n'inyanja n'iki n'amasoko, niwe waremye umuntu, kandi niwe wamuhaye isabato ngo ayiruke icyaha kitarabaho. Icyaha kimaze kuza, atoranya umuryango w'Abisirayeli ngo wugarure mu mugambi yari ifitiye umuntu mu irema. Hari isinagogi y'Abayahudi, nuko Pawulo nk'uko yari amenyereye yinjira muri bo mu rusengero, ajya impaka nabo mu byanditswe ku masabato 3. Amasabato angahe? Uyu ni Pawulo. Mwibuka ko Pawulo ni umwe mu bahamagawe Yesu yarapfuye, yarahambwe, yarazutse, ndetse nyuma y'izindi ntumwa zose. Ibyakozwe n'intumwa 13 umurongo wa 42 handitse ngo bashoje iryo teraniro barabiginga ngo bazongera kubabwira amagambo y'Imana ku isabato ikurikiyeho. Mbese n'umwe n'abigishwa baruhukaga isabato? None ubikura hehe wowe? Umva uko handitse. Haranditse ngo ku isabato ikurikiyeho ab'umudugudu hafi ya bose bateranira kumva ijambo ry'Imana. Bateranira kumva ijambo ry'iki? Imana iduhuye umutima mu izina rya Yesu.
mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa herekanamo ko intumwa Pawulo yakoresheje amateraniro ku munsi w'isabato inshuro 84 ari Tesalonike. Mwabyumvise? Inshuro 80 nasingahe ari Tesalonike. Ibi ni ukuri. Nitangiriro aho duhera impamvu nyakuri yo kuruhuka isabato tukagera mu byahishuwe, ibyanditswe bigaragaza ko Imana ari imwe idahinduka kandi amategeko n'amabwiriza yayo ntibihinduka. Igitabo cy'ibyahishuwe igice cya 14:12 mu mategeko 10 y'Imana, mu byanditswe byera mu ijambo ryayo, burya aho niho kwihangana kwabera kuri bitondera amategeko 10 y'Imana bakagera kwizera nk'ukwa Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 14:15 ntarajya mbere, ariko kwizera nk'ukwa Yesu bivuga kubaho nk'uko yabagaho, kumvira amategeko y'Imana nk'uko yayumviraga, kuruhuka isabato nk'uko yagiraga ate yayiruhukaga. Nibyo Yohana arahishura ati nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Ni Yesu wabivuze ubwe muri Yohana igice cya 14:15 yasati nimunkunda muzitondera iki? Muzitondera amategeko yanjye. Uwo ni Yesu. Nshuti zanjye, turimo turagana ku musozo w'isomo ryacu, ariko nagira ngo witegure gufata imyanzuro. Iyi myanzuro urayifata ikuganisha mu bintu bibiri. Umwanzuro wa mbere ni ukwemera isabato y'umunsi wa karindwi nk'itegeko ry'Imana rishura umugambi w'irema, rishura umugambi wo gucungurwa, rishura umugambi wo kugaruka kwa Yesu ngaze kujyana abamwumviye kandi bakamwizera abari nabo iteka ryose. Umugambi wa kabiri, nta muntu uzajya mu ijuru yanze kumvira Yesu binyuze mu kuruhuka isabato, binyuze mu kubatizwa nk'uko yabatijwe, kuruhuka isabato nk'uko nawe yayiruhutse, kubatizwa umubatizo w'amazi menshi nk'uko Yesu yagize ate yawubatijwe. Nibyo niyo mpamvu hano murabona umunsi wa karindwi nk'isabato mukabona n'umubatizo, byombi birafatanye, byombi bigize gute. Niba ushaka kuruhuka isabato y'umunsi wa karindwi, emera n'umubatizo w'amazi menshi, kandi niba ushaka kubatizwa mu mazi menshi, emera n'isabato y'umunsi wa kangahe wa karindwi. Ibyo byombi ntibitandukana. Biduhishurira wa mugambi Imana yari ifite igihe yaremaga umuntu muri Edeni ngo agire ishusho yayo asa n'Imana, akora ibihuje n'ubushake bw'Imana. Ibyo Imana irashaka kubigarura mu mitima y'abagabo n'abagore bari muri uru rusengero, kandi abo bagabo n'abo bagore, abasore n'izo nkumi, abo bakecuru n'abo basaza, bifuza ko ibi bintu Imana ibishyira mu mitima yabo ikabisohoreza muri bo. Yesu abategeye ibiganza avuga ati niwumva ijwi ryanjye ntiwinangire umutima, ndakwinginga nteze ibiganza, ngemera kuba uwanjye nkuyobore, nzakugeza mu bugingo buhoraho, uzagira amahoro ukiri mu isi, uzahura n'intambara n'ibibazo, ariko nzaba ndi ibyiringiro byawe, nzaba ndi imbaraga zitumunesha. Yesu agutegeye ibiganza binyuze mu kuruhuka isabato y'umunsi wa karindwi, binyuze mu mubatizo w'amazi menshi, binyuze mu kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza, duhinduka abahungu n'abakobwa b'Imana. Aleluya. Uyu munsi ndavuga nti ubwo Yesu aguhamagaye, emera kumwitaba, agutegeye ibiganza. Ninde uri muri iri teraniro uvuga tumva sinari mbizi ndabimenye, iyo ni ingingo imwe. Iya kabiri, nari narabimenye ariko ndabyirengagiza, ngenda mbikwepa, ariko ubw'Imana yongeye kunyumvisha ijambo ryayo, nanjye nemeye kujya mu biganza byayo ngo ingenzi uko ishaka, bye kuba uko njye nshaka, ahubwo buba uko Imana ishaka mu mibereho yanjye. Ukavuga uti nanjye ndashaka gutangira kuruhuka isabato mu buryo bwuzuye, kandi birajyana n'umubatizo w'amazi menshi, nanjye ibyo bintu ndabishaka. Ukaba uri muri iri teraniro, aho uri zamura ikiganza.